ngije televiziyo y'u Burundi. Twavuye mu mashami atandukanye ya radio turi abantu 18 baduha formation y'amezi 6 i Bujumbura nyine bazanye abantu bavuye hanze no batwigishije amezi 6 turangije tujya noneho ubwo ibikoresho babira bamaze kuzana ibikoresho tujyandi indi formation y'amezi 4 turi kumara ariko noneho dukora formation mu studio nyine bamaze kwestara ubwo hagati yaho rero hahita haza itariki ya mbere y'ukwa 12 inani na kane nibwo twatangiye televiziyo y'u Burundi. Twari n'abakameramani batarenga 2 dutangira ariko harimo n'undi mukobwa umwe ari nawe wabaye wa gatatu nuko twatangiye televiziyo y'u Burundi abakameramani 3. Televiziyo imaze gushingwa Rwamukwaya yavuye kuri radio ahita ajya gukora kuri televiziyo nk'umukameramani. Kuri televiziyo y'u Burundi RTNB yahakoze kuva mu mwaka w'1984 kugeza mu mwaka w'1994. Ubumenyi bwa kamera abukesha amahugurwa y'amezi 3 yagiriye mu gihugu cy'Ubudage. 92 niho naje kugira ikintu nakwita formation nzima ikomeye nagize chance njya mu Budage mara y'amezi 3. Muri amezi 3 nakoraga production nakoraga kamera ukamenya no kuyobora umumonteur ukabareza tero ama image yawe donc ukabura umumonteur kugira ngo amonte ama image ufite amonte uko bikwiye. Donc kuvuga ngo experience nini nayikuye mu Budage amezi 3 nta kintu umuntu akora atari icyo ngicyo. Batangiza televiziyo y'u Burundi Rwamukwaya na bagenzi be batangiye bakora mu buryo bugoranye. Nta bikoresho bihagije bari bafite icyo gihe ndetse n'ikoranabuhanga icyo gihe ryari ku rwego ruri hasi. Nka urazi icyo bita decor muri studio nta decor twagiraga cyo twakoraga twafataga insina bagatema insina tukajya inyuma y'umunyamakuru ukayifatira inyuma ye upfukamye wananirwa urabyumva nawe ushaka guhinda umushyitsi nayo ikajya igira itya ariko byarashobotse turakora. Nyuma yaho dutangira kuzana ibintu by'amatablo bagacapa akaba rero dushyiraho nuko turevoluwa biba bizima kumva rero ubundi ni experience ariko hari uguvuga uti hari aho umuntu yaciye. Mu mwaka w'1994 nibwo Valens Rwamukwaya n'umuryango we batashye mu Rwanda. Mu mpera z'umwaka w'1994 yabonye akazi mu cyahoze ari Orenfor ahita akomeza umwuga wo gufata amashusho kuri televiziyo Rwanda. Byinshi mu biganiro n'amakuru bica kuri televiziyo y'u Rwanda usanga Valens Rwamukwaya yabigizemo uruhare rukomeye. Bitewe n'ubunararibonye amaze kugira muri uyu mwuga, ubuyobozi bw'ikigo akorera bukunze kumugirira icyizere akoherezwa mu nkuru zikomeye haba imbere mu gihugu no hanze. Umwuga kamera akomeye uragoye kuko ugusaba imbaraga physique ukagusaba kwihangana ukagusaba discipline. Ntabwo wakora kamera ngo ivange n'akabari urara kwijoro. Uraye kwijoro umenye yuko mu gitondo uteza kuryama ukaruhuka. Ntabwo wakora kamera ngo uriye discipline ntabwo byagushobokera. Uteza guforce uko ushoboye kose ukaba discipline. Ikindi kamera gusaba nanone muri sasa discipline yako igusaba punctualité na commitment. Donc ukabangaje kuri icyo kintu kuko nta saha ugira
cyane cyane kuba umukamamani wa televiziyo y'igihugu nta sauti zo kujya avuga ngo ugenda atashye. Wenda ushobora kunanirwa ko njye ni ngombwa, ushobora kunanirwa ukabivuga uti rwose mumbabariye ubu naruhuka. Uba wumva aho imbaraga zigeze, ariko ubundi ikintu cya mbere gukunda umwuga bikaguha imbaraga zo kuwukora neza na disipurine, kuwitangira, n'ikindi no kubaha ibikoresho ukoresha. Bigize kuba biri sensible ariko biranahenda cyane. Agitangira gukora kuri televiziyo Rwanda, Rwamukwaya yakunze kugaragara kuri ekara ari mu biganiro bitandukanye. Uyu mugabo ari mu batangije ikiganiro cy'imikino kuri televiziyo y'u Rwanda cyitwaga Panorama de Sport. Mu Rwanda abaturage muri rusange baracyafite imyumvire iri hasi ku itangazamakuru. Iyo wegereye umuntu ngo akuganirize ku ngingo runaka, akenshi usanga abanza kubyibazaho. Noneho iyo ari interview isaba kumutunga kamera, bisaba kubanza kumwigisha. Hari n'abanga kukuvugisha. Abaturage si cyane, abantu b'abayobozi, abantu bize, navuga ni aba interineti nibo batinya ahubwo kamera kurusha abaturage. Abaturage bafite curiosity yo kwireba, ariko abayobozi baba batinya icyo bari ndavuga iki, none nakivuga wenda kikankora, sinzi impamvu, ariko numva ari nk'iyo ngiyo batinya kuvuga. Naho ubundi nkanjye nagize imana ko wenda no gukura bifite avantage. Hari ubwo bakora bakavuga ati kame muri ya muntu, mu gifaransa bavuga ngo dans certain âge ntabwo ariho agira amafuti, ariho arakora. Ugasanga hari n'ubikubahiye, benshi banabikubahira, ugasanga binoroshya n'akazi, kandi nawe ukamenya n'ukuntu bifata mu bantu. Kuri televiziyo iyo umukameraman yoherejwe gufata amashusho y'inkuru runaka, akenshi akunze kujyana n'umunyamakuru. Birumvikana ko Rwamukwaya amaze gukorana n'abanyamakuru benshi mu gihe cy'imyaka 30 amaze kuri kamera. Ese umunyamakuru na kameraman ibuzuzanya gute mu kazi? Esprit d'équipe nicyo kintu cyambere gikomeye kandi gikora muri televiziyo. Nta esprit d'équipe mufite ntabwo mwakora. Ntabwo nk'umukameraman mbe ndetse nanjye n'undi mukameraman wese naho yabari akiri umusore muto atazokorana n'umunyamakuru. Noneho rero by'akarusho jewe iyo njyanye n'umunyamakuru tujya inama, nkamubaza ese urifuza iki. Hari ubwo njyana n'umunyamakuru nawe umaze igihe, hari n'ubwo njyana n'umunyamakuru ugisohoka kuri universite, hari n'ubwo njyana n'umunyamakuru mu stagiaire. Ubwo urumva zose izo angle uko ari eshatu utuza nawe kumenya uko uzifatamo. Njyanye nka Richard ntabwo navunika cyane. Richard ashobora kujya kwishakira abakorana nabo interview. Richard ashobora kumenya ati ahangaha ndashaka image niyi, akavuga ati mfatira iyi niyi, mfatira image niyi, ukamenya ko uyimufatira. Mbese akaba contact mukaganira. Hakusha no kujyana n'undi wenda baguhaye bizeye ko nawe uri bumufashe. Kagenda none icyo gihe yaba uramaze tese urashaka interview ati urumva se wifuza kwikorana nande. Nifuza kwikorana naka, ariko si kwanye na naka ntabwo byakorera bizima, ko wenda ari we wanabiteguye, ari we waba ubizi neza kurusha.
mukabyumvikanaho mugafata consensus. Noneho mumara gufata consensus icyo gihe niba adashobora kujya kumureba nawe ukoresha ya aspe yawe uko mushobora kuba muziranye. Iyo muzanye n'umuntu burya umukontakita byoroheje, si cyo kimwe no kujya gushaka umuntu noneho akabanza akakureba akakwibazaho uyu muntu ni iki, ni muntu ki. Ariko iyo ugiye akuzi biroroha. Atangira gukora mu cyahoze ari Orenfor, ubu ni RBA, Rwanda Broadcasting Agency. Rwamukwaya yasanze televiziyo y'u Rwanda ikora iminsi 3 gusa mu cyumweru ndetse n'amasaha make ku munsi. Mu mwaka w'1996 televiziyo y'u Rwanda nibwo yatangiye gutambutsa ibiganiro n'amakuru buri munsi. Itangazamakuru ni umwuga utabamo amafaranga menshi ugereranyije n'indi myuga. Muri make imvune zibamo ntaho zihuriye n'ishimwe umunyamakuru agenerwa. Ni akazi gasaba ubwitange no kugakunda. Bitewe n'ishyaka ryo gukunda uyu mwuga, hari byinshi Rwamukwaya amaze kugeraho abikesha kwikorera kamera. Waranshingiye, umwuga waranyubakiye inzu, umwuga unyigishiriza abana, urantunze untungiye n'abana. Kuvuga ubu ngubu ni nawo mwuga ukubeshejeho. Pe uyu mwuga umbeshejeho sinabeshya. Ariko nyine ni umwuga umbeshejeho kuko hari ukuntu ushaka kugira utya umuntu akakurya urwara, atashaka kunkora agapublicité, umuntu ashobora kurya urwara nagira ngo umfashe, hari akantu k'akadocumentary ashaka gukora nuko. Imyaka 30 Valens Rwamukwaya amaze kuri kamera ni igihe kitari gito. Birumvikana ko amaze kunyura muri byinshi, byaba byiza ni bibi mu gihe amaze muri uyu mwuga. Ubunararibonye amaze kugira agenda busangiza abagenzi be baza bamusanga muri uyu mwuga. Kamera ni kimwe mu bikoresho bijyana n'aho iterambere ry'ikoranabuhanga riba rigeze. Atangira gukoresha kamera mu mwaka w'1984, ikoranabuhanga ryari rikiri hasi cyane ugereranyije n'iki gihe. Hagati muri icyo gihe cyose, Rwamukwaya byamusabaga kwiyungura ubumenyi kugira ngo ajyane n'iterambere ry'ikoranabuhanga. Rwamukwaya asigaje imyaka 8 ngo ajye mu kiruhuko cy'izabukuru. Abakoresha ariko by'umwihariko mu nzego za leta bari bakwiye guha agaciro no kuzirikana abantu nka Rwamukwaya baba bamaze igihe kitari gito bitangira umurimo.